Yesu ashimwe, ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese aho muri Imana ibahe umugisha, mwe mwese mukomeje kugaragaza umwete wo gukunda ijambo ry'Imana. Nge muvugana nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so musangiye urugendo rwo gukurikira umwami Yesu. Reka dusenge. Turagushimye Mana y'icyubahiro kandi Mana ikomeye, turagushimye kubwo kugira neza kwawe n'imirimo itangaje udukorera. Warakoze kuducungura Yesu, turi abanyabyaha tutakuzi, ariko wemera kudupfira. Icyubahiro ni icyawe, niyo mpamvu natwe buri munsi duhora tuvuga imirimo itangaje wakoze. Icyo wakoze ku musaraba cyaduhindukiye mwami Yesu Nyiringabo, igikorwa gikomeye kugeza ubwo cyadukuye mu rupfu kikadushyira mu bugingo, kikadukura mu mwijima kikadushyira ahagaragara mu mucyo w'itangaza. Warakoze Yesu, uduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe, ari nge umfashe kuko ntashobora kubivuga udahari cyangwa utari kumwe nanjye, n'abantu babafashe kubyumva no kubisobanukirwa mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe, izina ry'Imana nirihimbazwe. Nari ngize ngo mfate umwanya mbanze nkwibutse igikorwa gikomeye n'umurimo ukomeye Yesu yakoreye ku musaraba. Nge nawe ntabwo twari bwicungure, ntitwaribone n'ibitambo, ariko yaremeye urupfu wari gupfa, urupfu nari gupfa ararumfira kugira ngo nkomeze mbeho. Kandi ntabwo ashaka ko nyuma y'uko yamfiriye nkomeza kubaho nk'uko nishakiye, ahubwo arashaka ko mbaho nk'uko ashaka. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turi busange mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15. Turasoma turahera ku murongo waho wa 9. Kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse ntibinkwiriye no kwitwa intumwa, kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi iruta iya bose. Nyamara si nge, ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Yesu ashimwe, Imana ihimbazwe. Muri iki gitondo nari nshatse ko tuganira cyangwa ko tuvuga ku cyitwa ubuntu bw'Imana. Mbere na mbere, ijambo ubuntu risobanura iki? Mbere na mbere, ijambo ubuntu bivuze iki? Iyo bavuze ubuntu baba bashaka kuvuga iki? Hari ibintu byinshi umuntu akorerwa akaba yabyishyura, akaba yatanga n'ikiguzi, ariko iyo bavuze ijambo ubuntu bivuze ngo ni ikintu uhabwa ariko nta kiguzi utanze gisimbura cyangwa kiriha ibyo uhawe. Nari mvuze ngo ikintu cy'ubuntu biba ari ubuntu nyine, nta kiguzi utanga ndetse ugihabwa kubera yuko uwukiguhaye abonye ko rimwe na rimwe nta kiguzi ushobora kubona, cyangwa se ari uburyo akugiriye kugira ngo nawe imibereho yawe ikomeze. Reka ngaruke ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana, mbere na mbere, hari ibintu byinshi Imana yaduhaye ku bw'ubuntu. Ubuntu nk'uko nari mbivuze ni ibintu tutigeze dusaba, ni ibintu tutazi niba binabaho. Kugeza ubu hari ibintu ufite cyangwa hari ibintu utunze utigeze usaba, utazi n'ukuntu byaje, uretse gusa ko Imana yabonye ko ubikwiriye yarangiza ikabiguhereza. Bivuze ngo mu bwenge bwawe cyangwa mu bwenge bwanjye ntabwo twari gushobora gusaba ibyo dufite none. Urugero, ntabwo nari gushobora gusaba kuba umukristo, nta nubwo nari gushobora gusaba kuba umuvugabutumwa, kubera ko ntari mbizi ko bibaho cyangwa ntari mbizi ko ari byiza. Ariko Imana yabonye ko uwo murimo ari mwiza kandi wazagira umusaruro ku bandi, kuba ndi umukristo, hanyuma irabingabira ntarigeze mbisaba. Muri mwebwe habaye hari umuntu wigeze wisabira ko yaba umukristo? Ntekereza ko ntawe, ahubwo Imana yatugiriye ubuntu butangaje. Rero nanone icyitwa ubuntu ni ikintu utigeze usaba. Aho ngaho nari maje kubivuga. Mbese ikindi nakubwira ni uko ubuntu ari ikintu rimwe na rimwe tutari dukwiriye, ariko Imana ikabona ko kidukwiriye hanyuma ikakiduhereza. Bivuze ngo ndabihuza n'iri jambo nari ndimo nsoma. Ubuntu ahangaha nibwo turimo kuvugaho, kandi ndagira ngo usobanukirwe neza ubuntu. Bizajya bituma amahirwe ufite nawe uhagaze none bitume utikomanga mu gatuza kare wabikoze, ahubwo amaso yawe yerekeze ku Mana, uvuge ngo ni wowe wabikoze. Hanyuma dusomye Pawulo utubwiye amagambo akomeye muri iki gitabo yandikiye Abakorinto. Aravuze ngo
ubwanjye ntabwo byari binkwiriye no kwitwa intumwa. Icyampange nawe tukumva ko tutari dukwiriye kwitwa amazina twitwa none, tukumva ko tutari dukwiye gutunga ibyo dutunze none, tukumva ko tutari dukwiriye kuba nk'uko turi none. Haleluya. Ahubwo mu mutima wawe ukavuga ngo ese burya n'ubuntu bw'Imana bwangize uwo ndiwe, kubera yuko nicyo Pawulo atubwiye. Aratubwiye ngo ntago nari nkwiriye. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo ntago wari ukwiriye kwitwa umuririmbyi, nanjye ntago nari nkwiriye kwitwa umuvugabutumwa, ntago twari dukwiriye kuba abana b'Imana. N'ibibi bikomeye twakoraga, n'ibintu twakoraga bibi bitangaje tutatekerezaga ko Imana yatubabarira, ariko Imana ni umutunzi w'imbabazi. Hari ijambo rivuga mu Befeso igice cya 2 ngo ku bwa kamere yacu twarabo kwicwa no gushinyagurirwa no kugirwa ibibi nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igira imbabazi. Ibyo waciyemo ntago biyibera imbogamizi yo kugutabara, ahubwo yabigize umwuga gufata umuntu waciye mu mateka ashaririye ikamuhindurira ubuzima. Nureba uzasanga Mose yari umwicanyi ariko yamuhinduye umuyobozi ukomeye. Uzasanga nusoma uzasanga Gideyoni yari umunyabwoba ariko Imana yamuhinduye intwari idatinya. Nusoma uzasanga uwitwa Aburahamu yari umunyabwoba nawe ariko Imana imuhindura intwari mu kwizera na sekuruza wacu. Nanone uwanyuma nasoreza witwa Pawulo, usanga yari umugambanyi agambanira ubwoko bw'Imana ariko Imana yamuhinduye intumwa iruta izindi, niko abivuze ngo nakoze imirimo iruta ya bose. Urasanga Imana yaramukoresheje umurimo ukomeye, nyamara mwibuka ibyo yakoraga no mu gihe Stefano yicwaga, nabwo ngo niwe wari urinze imyenda y'abari bari kumwica. Haleluya. Ndagira ngo nkumvishe ko ibyo warakoze byose Umwami Imana abasha kukubabarira. Ubwe yarivugiye ngo naho ibyaha bye byabitukura tukutuku, naho waba warakoze ibikomeye bite, nungarukira ukamfukamira ukanyizera ukihana ukabireka, nzakubabarira kandi nguhindure umuntu ukomeye, abantu bose bagufatireho urugero, abantu bose babone ko wahindutse koko. Naririmo ndakubwira ibyerekeranye n'ubuntu. Umuririmbyi yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwankuyeho ya migozi, ngo byavuye se kuki, ngo ntago byavuye ku mashuri, ngo ntago byavuye ku butunzi, ntago byavuye ku miryango ikomeye, ahubwo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yo mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo amashuri ufite none ntago ariyo yatumye ubona agakiza, ntago ariyo yatumye utabarwa. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo utunze none ni Imana yabiguhaye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba ntacyo dufite tutahawe niki gituma twirata. Nshuti yanjye, njye nawe dukwiye gukomerera mu buntu bw'Imana kuko nibwo butubeshejeho, nibwo budutunze, nibwo bwatugize abo turi bo, nibwo butuma turonka ubutunzi. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuntu bw'Imana nibwo bukugejeje aho ugeze none. Ntiwirata amaboko yawe, ntiwirata amashuri yawe, ntiwirata imiryango ikomeye, ahubwo Imana ikomeye niyo ikugejeje aho uri none. Bigutere kuyishima kandi nubumbura amaso yo kerekeza mu ijuru uvuge ngo warakoze Yesu, kubungejeje ahangaha, kubungejeje muri aka kazi, kubungejeje muri aya mashuri, kubungejeje muri iki gihugu, kubungejeje aho ndi none. Bigutere gushima Imana. Rero nakubwiraga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye witwa izina witwa none mu kazi, ugira amashuri ufite none, ugira amafaranga ufite none. Ntibigutere kwirata, ntibintere kwirata. Nje nawe mu buntu bw'Imana niho twakiriye imbabazi. Imana ishimwe cyane. Ariko Pawulo yanavuze ngo ntago nari nkwiriye kwitwa intumwa. Arakomeza aravuga ngo nibwo bwangiza uwo ndiwe none. Ese nawe urabyemera ko ubuntu bw'Imana aribwo bwakugize uwo uriwe? Uremera ko ubuntu bw'Imana aribwo bwaguhesheje ako kazi? Uribwira ko ubuntu bw'Imana aribwo bwatumye wiga ayo mashuri? Uribuka ko ubuntu bw'Imana aribwo butumye wubaka uwo muryango? Uribuka ko ubuntu bw'Imana aribwo butumye ukiriho? Ese ugira ngo ni impuhwe za Satani? Ese ugira ngo ni uburinzi bwinshi n'amaboko menshi? Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo iyaba Uwiteka atari urinda umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Ngo iyaba Uwiteka atari wubaka, abubatsi nabo babera amaso ubusa. Niyo mpamvu nakubwiraga nshuti yanjye, ubuntu bw'Imana bwaje kuri twebwe, nyamara twari tubikwiriye, nyamara ntago byari ibyacu, nyamara twarabatukanye, nyamara
twari abashinyaguzi, nyamara njye sinari nkwiriye kwitwa umuvugabutumwa, nyamara nari umunyangeso mbi, nyamara ntago nari nkwiriye no guhagarara muri ibi byera by'Imana ngo mbigabure. Ariko Imana ikomeye, ariko Imana idahinduka yaramfashe yirengagiza ibi byose nakoze. Niko Pawulo yaravuze ngo ndashimira umwami wanjye yuko yangiriye icyizere akangabira umurimo mwiza. Avuga ijambo rikomeye ngo nyamara nahoze ndi umutukanyi n'umunyarugomo, ariko avuga ikindi kintu cyantangaje, aravuga ngo ibyo byose umwami yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntari nizera. Njye nawe hari ibintu twakoze mu bujiji tutari twizera, ariko iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo umwami yongere agaruke ku mateka yawe. Amateka yawe agiye yahindura, amateka yawe agiye yahindura, amateka yawe agiye yahindura, ukireba ukiyoberwa, akakwinjiza mu yindi si, akakwinjiza mu butunzi bukomeye, akakwinjiza mu buntu bwe, akakwinjiza mu rwuri rwe, iruhande rw'amazi adasuma, iruhande rw'amazi adasuma, akakuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, akakuyobora inzira yo gukiranuka. Kandi ni umwami ukomeye, ntago ajya ahemuka. Ndimo kumugukundisha, ndimo kubwira ubuntu bwe ku buzima bwawe, bigutere kumukunda, ntibigutere kwikomaga mu gatuza kandi amaboko yawe yabikoze, ahubwo imbaraga ze zikomeye. Hari intambara yakurwaniye, hari intambara yakurwaniye, hari ingabo yatanze zirapfa ku bwawe. Nshuti yanjye ntiwirate, nshuti yanjye ntiwumve yuko ari ubuhanga bwawe bukugejejeho, ahubwo imbaraga z'Imana nizo zitumye ukiriho none. Mbese wafatanya nanjye tugashima uwo mwami? Mbese wafatanya nanjye tukibuka ubuntu bwe bigatuma tumupfukamira? Wafatanya nanjye tukibuka ubuntu bwe bigatuma dukora ibyo gukiranuka? Ikaze dufatanye mu isengesho kugira ngo wongere wibuke imbaraga z'Imana. Urakoze Yesu kubw'uyu mwanya mwiza udasanzwe, ubwawe urakiranuka kandi imbaraga zawe ziratangaje. Njye birandenze kumva iby'ubuntu n'imbaraga n'ibyo wankoreye bitangaje guhera kera. Nyamara njye ntarakumenya ukankunda, nyamara njye ntakuzi ukambona, ukankura mu isayo y'ibyaha ukanshyira mu mucyo w'itangaza. Niwe mbaraga zanjye n'agakiza kanjye no gukomera kwanjye. Ibyo wankoreye byose binteye kugushima kino gitondo no kwibuka ineza yawe. Shyirwe hejuru kudahinduka kandi unyemereye. Abantu bawe bose mwami aho bari ndabasengeye kugira ngo wibuke ubuntu n'imbabazi wabagiriye. Umuririmbyi yaravuze ngo ntago nzarambirwa kubaririmbyi by'urukundo n'imbabazi yangiriye n'ubuntu yangiriye, ngo nzamaza hose izina rye. Nanjye mwami Yesu nifatanyije n'uwo muririmbyi n'abantu babifatanyije nanjye muri uyu mwanya, nushyirwe hejuru k'ibyo wakoze byose, cyo cyose kigarukira kudahinduka. Mwami ubwo buntu budutere kugukorera tudacogora, ubwo buntu budutere kugukorera ubuziraherezo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.